aha hose hari imigi noneho byanshwatagura nkajya nshinguzamo kimwe nkagitonyora gutya nkashwita ako Yesu we reba umutwe ukuntu usa n'ukuri kw'Imana iri ni izina rya Yesu abantu bameze gutyo nta mwana bagira ishwe inzara inzoga gusa yarinze agenda nta gatege k'ibyo bivamo abantu nuko zijye wahera uvuga ko rwose abasore bubu utagishaka kubana natwe ngaho yego noneho nyirakabara arambwira ati noneho rero uzashaka igikobwa mujye mwirwa mubyinana mujye mwiberamo aha ngaha nuko nanjye bampaye sheri ndabasuje mwebwe mukurikira ibiganiro bya Irera Rehoboth TV aho muri mu gice cy'igihugu cyacu cyangwa hanze y'igihugu cyacu. Ndi rero amahoro y'Imana akomeza kubana namwe. No munsi dufite umutumirwa turi mu gice cy'ubuhamya muri The Candid Gospel Show. Muri kumwe nanjye Gloria Kamanzi. Rwose turaza kubana n'umutumirwa wacu twatumiye ni umubyeyi afite ubuhamya bw'aho Imana yamukuye akabona agakiza ndetse n'inyungu z'agakiza yabonye. Rero tukishimiye kubana nawe muri kano kanya. Reka tumusuhuza atangira twibwira. nawe mbanje kubasuhuza yego nerejwe cyane nuko mwanyakiriye angaha muri hariya ngo ni muri Irera Rehoboth TV subwo ni Imana yero ubwo yego haleluya amen Imana yacu ko nibyo irera yego sinzi niba nabanze kubibwira aratwibwira ubundi amazina yanjye nitwa Barange Yeremiya yego ariko hakaba n'andi mazina abantu bagunda kumpamagara ajyanye n'inyungu z'agakiza yego nayo ari mu nyungu z'agakiza kuko Yesu atarama agakiza nagiraga izina rimwe gusa yego ariko ubu mfite amazina menshi ari nayo mvuga mu ndirimbo yego sinzi niba nzabona akanya ko kubaririmbira nakura kabona uraturirimbiraho gato amina yego ubwo rero muzumva andi mazina abantu basigaye banyita yego nkuko nubundi iryo ngiryo nitwaga hari ibindi bizina bijyanye nuko nasaga nuko nari imeze bampamagaraga yego nabwo nkitaba ariko bidahisha Imana icyubahiro yego ariko kubera agakiza banyita amazina nayo nkumva ahesheje Imana icyubahiro yego murakoze rero noneho hanyuma y'ayo mazina nkaba ntuye mu mujyi wa Kigali yego ntuye mu karere ka Kicukiro umurenge wa Gatenga n'akagari ka Gatenga umudugudu n'amahoro isibo no gukunda igihugu ya mbere isibo ya mbere gukunda igihugu niko yitwa ubwo rero ndumva ikindi nuko mfite madamu biragaragara ko mfite madamu Imana yanyihereye madamu rero tukaba tumaze kubyana abana batatu dufitanye abana batatu kandi abo bana nabo nkaba nkunda kuvuga amazina yabo ariko ndumva atari ngombwa hari yego nta kibazo rwose ndumva ari ibyo ngibyo kubibwira ndumva ari uko nguko murakoze cyane ndumva watangira udusengera tugatangira igice cyacu cy'ubuhamya yego amina Mwami wacu Yesu Kristo gitare cyacu mahoro yacu buhungiro bwacu byiringiro bizima bitadukoze isoni amen ni wakirisha imwe tugushimira wagize neza kuza mu isi ukigaragaza yego wagendanye n'Abisiraheli ariko ukagendera mu bwisho bw'igicu abantu ntibakumenya neza ngo bagusobanukirwe haleluya amen ariko usanga bidakwiriye kuko abantu bawe bari bamaze kwangirika cyane kuko ngo mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe turi imirimo y'intoki zawe ubonye yuko Satani atwiharira uraza uza hano mu isi uvuga ijambo rikomeye uti yemwe abarushye n'abaremerewe muze munsange ndabaruhura munyigireho kuko ndi umugwaneza ibyo rero wabivuze kuko wari umunyembabazi nyinshi iyo utazi uri umunyembabazi nyinshi kuko wanga icyaha
ni ukuri bari kurimbagura abanyabyaha ariko imbabazi zawe zarabitwikiriye uhitamo kuvuga ngo uwemera wese kugusanga uramuha agakiza mu bo wahamagaye rero bari barushye nanjye ndimo nanjye nari ndushye cyane nari ndemerewe n'ibyaha nari ndemerewe na kavukire yanjye ariko ibyo byose warakoze kubinyiza ukampindura ukunguku ndi ukampindura uwo kubahwa ahantu twicaye tugiye kwamamaza izina ryawe tuvuga imirimo n'ibitangaza dukoreye tuvuga aho wadukuye kuko ntabwo twabigira ubwiru oya mwami ahubwo tuba turi mu ijambo ryawe rivuga ngo uzampamiriza imbere y'abantu nanjye nzamuhamiriza imbere ya data n'imbere y'abamarayika nta soni mfite zo kuvuga imirimo n'ibitangaza wankoreye niwakira ishimwe tugushimiye mu izina rya Yesu Kristo amen. Noneho mwatangira mudusangiza rya jambo noneho tukabona gutangira mu gice cy'ubuhamya. Iri jambo ry'Imana ndarikunda cyane kuko mfite n'indirimbo ivuga ngo kunda ijambo. Sinzi Imana nibishaka muzajya muzumva gake gake ariko ijambo ry'Imana niko kuri ijambo ry'Imana niyo ryangiza ukunguku umeze. Ijambo ry'Imana rero iyo ndisomye ndyibonamo nkabona ibyo Yesu yankoreye nkasanga yarabanje kubikorera abo yasanze ku isi icyo gihe nari ntarabaho ariko noneho mbereyeho haleluya nsanga ijambo rye uko yaryandikishije nsanga niko riri. Bivuga ngo rero ukunguku ngiye kurisoma uko uyu muntu yari ameze uyu nguyu wakijwe na Yesu nanjye niko Yesu yankijije kuko ni itangiro n'iherezo ntasaza ntapfa ntagajuka ntahinduka uko ari niko ahoraho iteka ryose. Turarisoma rero muri Yohana mu butumwa bwiza bwa Yohana uko bwavuzwe na Yesu noneho Yohana akabwandika kugira ngo abiki gihe nabo bazajye babisoma bibagirira umumaro. Turasoma rero muri Yohana ibice 9 reka dusomemo amagambo make cyane ariko nifurira abantu bose ko bishoboka babonye akanya iki gice cyose cya 9 bajya bagisoma cyose ariko kubera akanya kacu katatukundiye kugira ngo tubikore byose reka dusome umurongo wa 8 tumanuke tugeze kuri 11. Haravuga hati abaturanyi be n'abamubonaga kera ahora asabiriza barabazanya bati uyu si we wicaraga asabiriza. Hariho akabazo barabazanya bati uyu si we wicaraga asabiriza. Aha rero nanjye nibonamo nkavuga nti barabazanya bati uyu si we wirirwaga mu kabara kakararamo yambaye ibyenda by'ibicabari byashwanyaguritse ameze nk'umusazi. Haleluya. Babonye yambaye amakositime babonye barumirwa bati uriya si we. Dukomeze dukomeze ijambo ndarikunda cyane. Noneho ngo si we wicaraga asabiriza. Umurongo wa 9 ngo bamwe bati niwe abandi bati si we icyakora asa nawe. Turabona agasura tukareba n'ukuntu yari muremure ariko ntabwo yari abyibushye ariko uko biri kose arasa nawe. Arasa nawe. Noneho rero tumanutse hepfo haravuga hati arabibwira rero. Arabibwira ati murinda mwajya impaka mwaretse nkabibwira.
nimureke mbibwire batura Rwanda bantu batuye isi mwese mureke mbibwire noneho rero mwe kwirwa mujya impaka yemwe bantu ba Kimironko yemwe bantu ba Remera yemwe bantu ba Gakinjiro yemwe bantu ba Rukoma cyahoze ari komine Taba yemwe bantu batuye isi mwese nimureke mbibwire none nimureke mbibwire nawe arabasubiza ati ninjye mwikwirwa muburana ni njyewe baramubaza bati ku murongo wa 10 baramubaza bati mbese wahumutse ute wahumutse ute wakize ute bya bivunja wari urwaye bya bikabutura wambaraga bya bisatsi byaremeze nk'iby'umusazi ko tubona uri umuntu muzima kandi muri twabona gumeze nk'umusazi byagenze ariko man Yesu nashimwe Imana ishimwe cyane byagenze bite noneho rero mureke mbasobanurire mwikwirwa mumbaza byinshi kuko mfite icyo kubasobanurira ni mureke mbasobanurire uko byagenze arabasubiza ati wa muntu witwa Yesu amina amen naha rero wa muntu witwa Yesu witwa nde witwa Yesu yatovye akondo akansiga ku maso arambwira ati ya Yisirowamu wiyuhagire nuko ndagenda ndiyuhagira ndahumuka amen mwakirije neza ijambo ry'Imana dushimira Imana wa muntu witwa Yesu yansanze mu kabari haleluya amen Kerinete nze kuremo noneho Yesu yarakoze Imana ishimwe uyu yari impumyi igaragara ko ihumye urabona ko mpumyi amaso ntabwo agaragara ariko noneho hari izindi impumyi mu buryo bw'umwuka zigenda zihumye zikagira ngo zirareba ariko batareba kuko utari impumyi ntabwo wagenda ngo ufate umukobwa wa runaka umujyane mu irogi uzi ko leta izaguhana uzi ko uzakatirwa burundu ni ibibazo ngo umufate umujyane noneho nujya kubona ubone polisi iraje iragucakiye kandi wari ubizi ko amategeko ahari agomba kuguhana byanze bikunze ukarenga kuri iryo tegeko ubizi ni ukubera yuko utabona ntabwo ubona iyo abo wabona warebaga wari kubona amategeko uti ninkoreba amategeko azampana hari impumyi rero zimeze gutyo nkuko nanjye nari impumyi mu buryo bw'umwuka nari impumyi ikomeye cyane kuko ibintu nakoraga ntabwo byari iby'abantu bazima niyo mpamvu muri ubwo buhumyi bwanjye nabyo reka mbibabwire narindi mu kabari noneho mbona igikecuru cy'igihumyi nacyo kibera mu kabari bakitaga Nyiragitariro ntabwo nababwira iwaba hariho wenda abana be nabuze ukwenda baracyariho nuko igikecuru rero ndagifata nanjye ndi ikintu cy'igihumyi twese turahumagurika tugenda duhumagurika tukabakaba twerekeza ahantu tujya kwicara tugakora bya bindi byangwa n'Uwiteka bya bintu nyine abantu bahugiyemo muri iki gihe turagenda mu gihe twicaye ahantu mu gati k'umusave ndahibuka neza harimo n'imbibe y'amasaka udusaka dukeya tutarakura noneho twicara mu kiguri cy'intozi kubera ubuhumyi sinabona ko mfashe umukecuru undusha imyaka nka 30 sinabona ko abantu bandeba hari nimugoroba bagiye hataraba kabwibwi mu masaha 12 nuko tumanuka aho ngaho munsi y'umuhanda turicara ngiye kumva numva intozi zitangiye kunondagira ndebye nsanga no urutozi numva rumwe rurashwituye mpita ndwitwitura ndirukanka mutaho ngaho sije wahera iyo ni impumyi yo mu buryo bw'umwuka
ntabwo rero nimukabarenganye uwo Yesu ataramurikira umucyo we aba ari impumyi abagenda akaba ari mu mwijima. Imana itubabarire cyane. Mwihangane ubu buhamya ngiye kubaha noneho rwose mwihangane Yesu abamurikire abahumure muhumuke burundu kuko nanjye ubu ngubu yarampumuye iyo atampumura ahanjye abari bagiranye. Ibikorwa byanjye biba byaranyiciye mba ntakiri kuri iyi si y'abazima nibuza cyo kuza Yesu we agutegura kugira ngo uzamamaze ibikorwa bye. Niyo mpamvu nkiriho. Ujya gutangira watubwiye ngo hoze ufite izina rimwe. Uza kugira amazina abiri kubwo gukizwa kwe. Byagenze gute iryo zina ni irihe? Byagenze gute urwo izina rero? Izina ryanjye ngira ntago riba no mu Rwanda. U Rwanda rwose kubera umurimo wa Yesu nararugenze nkagenda mbaririza nta muntu witwa Barange uba muri aka gace. Baterekete bose Barange ni izina se. Nuko mbese ndacyo ni nk'igitangaza nabuze umuntu twitiranwa muri iki gihugu. No hanze mu bihugu njyamo byamaze kugiramo bya Kongo bya Burundi bya Uganda hose nta Barange ubayo. Nibaza se uyu mubyeyi yanyise Barange akurikije iki? Nuko iryo zina wahereye kera we ni iryo banyise iwacu bambyariye i Bugande noneho banyitirayo Barange rero nyubirwa icyo bisobanura nta nabajije bati ni Barangi nta Barangi neka ntago ndi umurangire mbese bakabyita uko bashaka. Ariko ndashimira Yesu ko maze kumwakira naje kubatizwa noneho nyuze mu mazi menshi. Haleluya. Nuko ni birebire cyane noneho rero batihitamo izino zitwa none nkaba narasomye igitabo cyitwa Yeremiya kandi muri ubwo ruhamya ndashimira Yesu kwanyigishije gusoma no kwandika. Naje kwa Yesu ndi nkamba nta zina mba cyoze icyo nari nzi kwandika ni inyuguti zitwa na ni no ino inuma naho nizo nizi noneho na i e u o a mu wa kabiri primaire nawize ukwezi kumwe nuko nizo nakuyemo rero. Ariko noneho nibera aho ngaho mu buzima aho nje kwakira Yesu rero anyigisha gusoma no kwandika nuko nkajya nihimbira indirimbo nkazandika noneho nanazandika naririmba nkumva ntago ntegwa kavuga nizi n'imbaraga z'Imana tu. Nuko Yeremiya rero mba ndishize kuri iryo ngiryo noneho bukeye by'amazina mbikurangirize bukeye mu indirimbo yitwa Neva Neva. Nuko indirimbo irabicikiriza muri iki gihugu ni Burundi no muri Kongo ndayiririmba bati Neva Neva yaje nahagera bati Neva Neva yahageze nahagera bati muze mujye kumva Neva Neva. Nuko Neva Neva rero iragendera kwira. Reka mbabwire Imana reka mbaratire Imana reka mbabwire Imana reka mbaratire Imana ni Imana nyamana ni Imana ikomeye ni Imana ikomeye ni Imana si Bayari ni Imana si Dagoni ni Imana si Ashera ni Imana si Shitaroti Neva Neva ni Imana ikomeye. Bigakomeza gutya ni Imana imena ibitare ni Imana itanga amakashi igatanga n'amahoro mbese ibintu nk'ibyo nibyo biyirimo. Barangi ugiye kudusangiza urugendo rwawe kuva ukiri mutoya kugeza ukijijwe. Urwo rugendo rero ni rurerure urugendo rufata imyaka 32 kuva mu bwana bwanjye abari ko mvuga noneho ukazamuka 10 20 32 aho ngaho Yesu akanshakira. Dusangize nuko reka ronce muri makeya mvunaguremo muri makeya. Navukiye Uganda ariko banzana bampetse bangarura mu Rwanda. Ni muri makeya nako reka mbivuge muri make ubwo ari ibindi babije nkavuga reka mbyihorere. Noneho rero niho bari batuye ababyeyi bawe? Bari barahungiyeyo i Buganda mu ntambara y'itanu n'icyenda. Noneho rero baza bampetse bangarura mu Rwanda. Ngeze mu Rwanda nyine ndakura ngiraho njya kwiga ishuri mu mwaka wa mbere nkuvamo njya mu wa kabiri nkurangije nibwo data nkuyemo njya kuragira ihene
kandi no kwiga uko nguko icyo gihe imyenda yari iriho yari mike cyane niganaga ibikabutura data nk'uburi nkabikenyeza ikirere noneho n'ibishati nuko nta n'icyo byari kuzamarira nuko noneho rero njya kuragira ihene 52 ihene 52 inda ziragira bukeye zirapfa sinzi indwara zadutsemo zipfa umusubizo zirapfa zirashira zimaze gushira mba ngiye mu rugo ngeze mu rugo rero data hashize igihe gitoya abaranyirukanye arambwira ngo nimuvire mu rugo ngo kuko ngo ndakuze ngo ngiye kubaka urwanjye wari ufite imyaka ingana 13 niyo myaka nari ngize wabanaga na mama wawe wapi mama wanjye yari yaramwirukanye yazanye undi mugore ubwo mbese ibyo ni ibintu ngenda nsimbuka mbese ntago nabivuga byose uko byakabaye byafata iminsi 3 nuko noneho rero ubwo amaze kunyirukana birancanga biranyobera ubwo data nawe muka data nawe yaratumereye nabi data na muka datongo babyukiraga mu kabari bakirwa binywera ibiyoga ubundi bakatwicisha inzara ibiryo baba baraye batetse bakarara babifungiranye mu cyumba tukabyuka tujya kuragira nta cyo kurya twarariye ubwo n'inzara niki twirwa ducukura imyumbati y'abaturage ku gasozi aho turagiye bukecukura za gitamisi ziranyica ndapfa ndazuka napfuye icyumweru cyose baroroshe bategereje kumwukushiramo ngo bajye guhamba ariko bukeye data azana ikintu cyitwa icyobo icyobo rero ni ibintu bipfa kumugina sinzi niba bikibaho hagati aho ngaho uratubwiye ngo wari warapfuye byagenze gute kugira ngo upfe ni nari imyumbati ya gitamisi yarakwicaka bakaguhamba ariko ko Imana ubundi ijambo riravuga muri Ezekiyeli ngo nakumeye ukiri urusoro mu nda ya nyoko nkweza utaravuka ngo nuko nkunyuzeho ngo mu rurigaragura mu ivata ngo ndakubwira ngo nubwo yigaragura mu ivata ryawe ari kubeho urumva ngo nta mpuhwe bakugiriye nta nakamuri bagusize nuko noneho rero nkunyuzeho mbona urubu igiciro nuko ndakurira ndakwitegereza ndahuga nibaho noneho rero naho ngaho Imana yari yaranteguriye nge ntabizi none rero imaze kumwira ngo baho noneho bigeze muri Yesaya ho ravuga ngo nuko ngushyira mu mugongo ndaguheka nuko ngo none rero ngo nzaguheka ngo ivizi zarinda ziburuyenzi nkiguhetse niko bikimeze rero wazibonye nazibonye iracyametse rero amina nubwo nari muri ibyo bintu byose ariko Imana yari izi igihe izatangira kunkoresha ese hagati aho ngaho papa yamaze kubirukana mama wawe ntago wari uzahana ku buryo wenda bamwe ari kuhamusanga mama wanjye aho yabaga ntago nari impazi naje kuhamenya nyuma iwabo hari muri komine Nyamabuye twebwe iwacu uri muri komine Taba noneho rero abandi bana bo amwirukana hari abana babiri yajyanye abajyana ninjoro twe dusinziriye dukangutse dusanga yagiye kuva ubwo yamaze nk'imyaka 5 yaragiye aza kugarurwa n'amategeko kubera mama yarareze noneho rero ubwo ahandi umaze kurya ya myumbati kwisha ya myumbati rero iranyica barorosa nuko nkajya nirwa nituma mu kirago kuko ubundi umuntu warajyagwa iyo myumbati yitwaga gitamisi wacishaga hasi no hejuru mbese ukagenda naragiye indira shishuka irunuka noneho rero aho naryamaga nisasiraga umusambi uruhande rumwe urundi nkarugarura nkarwiyorosa mu kizu cy'ibyatsi cyari gihari nuko aho ngaho rero niho nibereye barorosa nta kantu ndya nta kantu nkoza ku munwa hari umuntu mwabanaga se icyo gihe ntawe keretse mushiki wanjye niwe twasigaranye abo ngaho abandi yarabajyanye mama noneho rero ubwo ngubwo niwe wapfaga kumutuzi two kunywa abandi bigiriye mu kabari nuko bukeye rero data nibwo nabwiye ko yazanye icyobo cyo bimwe bipfa ku gasozi mu kumugina baragitogosa barakimpa ngo tumere amazi yacyo nabyo ndabihubaguza nuko numagaruye agasura numva ndakize nuko mu kindi cyumweru mba mbaye undi muntu sigiye waheraherwa rupfu napfuye impfu nyinshi ndaza kubera none napfuye nkazuka namaze 3 ariko Yesu we umva agufiteho umugambi amen
ijambo riravuga ngo nta ntwaro wacuye kurwanya izagira ikigutwara ngo kandi ururimi rwose ruzaguhagurukira kukuburanya uzarutsinda ngo niwe murage bagaragu w'Uwiteka. Amina. Itanga ingabo nyinshi zipfe ngo nzatanga ingabo nyinshi zipfe ku bwawe kuko ngo ufite mu mugambi wanjye. Hari icyo biteganyirije umuntu n'ubungubu mpamvu mwamamagaye nuko muzi mwumvije ko hari ibintu mfite byavuye ku Uwiteka kugira ngo n'abandi bantu bose bumve ko Yesu hari ahantu akura umuntu hari n'ahamugeza. Nyuma rero papa wagwaye ku gasosi rugahuse urakira. Ndakize. Nuko rero narengeze ahantu yanyirukanye amaze kunyirukana ubwo ngubwo naragiye njya kuba ku muhungu witwaga Rajabu. Noneho rero Imana izamuha ubugingo buhoraho kuko numvisha amakuru nsanga atari meza ariko Imana izamugirire neza kuko yo ibira hose icyarimwe iramuzi kwizabigenza. Noneho rero ubwo hashize nk'icyumweru abarashyingiwe ararongoye. Rajabu yari inshuti yawe? Yari inshuti yanjye kuko yari afite n'akabari. Noneho nkajya kumusura rero nkoza n'amacupa nkamukorera uturimo mbese nk'umwana ufasha abantu mbese. Noneho rero aza kuba inshuti yanjye arongoye rero njya kubiwe nkajya nirwa nasi inkwi njya no kuvoma mbese ndabatekesha mu Kinyarwanda niko babyita sinzi naho bikibaho. Noneho rero ubwo yari afite imodoka yitwa Rivani iyo ngiyo rero yari tagisi akazanamo abana bakwiye iwacu iyo ngiyo abazanye i Kigali. None avuga rero data yaranyirukanye none ntago nzaba ahangaha mu rugo rwawe nta kintu mamara ntago nabyemera nyijyanira i Kigali. Nuko rankundi aranzana anjugunya ari kuri rompuwe arahansiga amaze ko hasi. We yaraje gukora iki Kigali? We yazanaga abantu nyine yazanaga abantu agategereza abandi ba nimugoroba akabasubira nayo. Nuko none ubwo rero nuko naje i Kigali ubwo ni muri za 80 hafi aho ngaho. Nuko noneho rero ubwo ubuzima buratangira burandya ubwo nindara aho mbonye ku rubaraza numva ariho naraye bwa mbere bukeye mpura n'umusore witwaga Musabyimana nawe yarapfuye. Noneho rero twari duturanye iwacu aho ngaho mubwira amakuru yanjye nuko arambwira ati rero Cabarangi ngiye gushakira akazi nta kintu nakumarira cyo koza mu gitondo saa 12 uzajye uza ba databuja iyo baguze ifi n'ubugari ntago barya ubugari barya ifi zonyine. Ubwo rero ubugari nzajya nkiraza hanze igitsima n'igisosi mbiraze hanze uze saa 11 batarabyuka ugikubite wigendere. Nuko rero ubwo nkazinduka nkagenda nkajya aho ngaho nkasanga ubugari burateguye aho ngaho yabutwikirijeho nk'ikintu cy'ikiringiti cyangwa cy'igifuka. Nuko nkarya nk'itamagura nkongera nkigendera. Nuko ubwo mbaye aho ngaho yagushakiye akazi he? Abandangiye akazi mu Rwampara k'ububoyi mba ndagakoze akazi nako nkagezeho nsanga nako nta kigenda bakamikira ikirahure cy'umuceri ngo ngiteke ngo noneho ngo ndye ngo nabo mbaye umugabo n'umugore n'umwana ikirahure cy'umuceri. Nyaza se cyashya nkabona nta kivuyemo. Vuga se nimba dukiye baranyirukana nkabibaha byose ubwo inzara nkemira ikanyica. Nuko noneho rero bibaho bikenge kubwira wandi wakandangiye. Nuko arambwira ati komeza ya gahunda uzajya uza ukubita igitsima n'ibindi biryo bazaya basigaza nzambiraza hano uzajya mu gitondo bikubite wigendere. Nuko nawe yagiye amfasha muri ubwo buryo bucya akazi karananiye burundu njya gushaka kandi gutyo mbese muri make nakoze ahantu henshi. Ako kazi kuboye hose aho nagendaga nkakora bakampemba inkoni bakantimbagura nuko nkakizwa n'amaguru. Hari wankubise hari ku Gisozi nakoze barantimbagura hano Gikondo Rwanda gisi. Nagutimbaguriye iki? Icyo gihe nari nakoze amakosa. Ndajyaga kubarunguruka baryamye nari ndi ishyano nanjye noneho baryamaga ku manywa. Noneho nta kundi nyine ndabivuga
uzombarije se rekamusobanura ndakubajije rwose none aha barya icyuma baryamagamo hari idirishya none idirishya ririmo umwenge nuko nabo mwenge nakira mu ijisho rimwe nkabareba uko baryamanye n'ibyo barimo gukora nuko ari umugore n'umugabo baryamye ku manywa bari bafite n'akabari rero hasigaye ninywera n'inzoga nkajya no kureba nkagenda nkabwana n'umusore mugenzi wanjye twakundanaga hepfaho nawe akaza akareba nuko ubwo rero naho barambonye sinabimenye barambwise umwuka ushiramo nuko bamaze kugukubita barankubise nakirirwe n'amaguru nagiye ndara kwa responsable waho ubwo hari mu gicuku yandara yo bucya ngenda nari mfite mushiki wanjye Kimironko iriya za Remera nuko bucya njyayo rero nimutegeze byambayeho nuko nigumira aho ngaho sinasubirayo sinagaruka aho ngaho yego aha reka dukomeze noneho rero ubwo akuboye naje gukarangiza waje wese uguma kwa mushiki wawe ugumayo nagumyeyo mu kazi kuboye naje kujya ahandi hamwe nagiye ahandi hamwe hano Rwanda gisi itwa kuri siporo nkorera umuntu wo ku Gisenyi yakoraga muri Rwanda gisi ndamukorera we rwose we yari umuntu mwiza yari umugabo uba wenyine nanjye gusa yego nuko nkateka nkamugaburira ibintu bikagenda neza ariko malaria niyo yankuyeyo naharwariye malaria irankubita ukwezi kwa mbere kwa kabiri kwa gatatu kwa kane wankoreshaga byageze mu mezi abiri arambwira ati rero taho hanze wivuze kuko umerewe nabi habaga reka da ntabwo nese ko nta mituweli yabagaho nuko habaga malaria hariya ikaze cyane nuko noneho rero ndagenda njya kwa mushiki wanjye aho ngaho ntabona nta kintu azambarira amitike ndatega ndataha ndagenda ndazinga nsubira iwacu ariko mama yari yaragarutse mu rugo ndazingama ndagendera nkubita ndagenda mbese nkamera nk'umurambo hano hose umubiri waranshizeho ndamagufa yanamye gusa nta kwivuza nta muti ngejeje kuzakira gusa bakambwira ngo nk'urwagwa rushyushye ngo nzakira ngo njye nk'imibirizi ngo nzakira ni umuti wabagaho urwagwa rushyushye n'umubirizi nuko ariko amezi 6 niyo nayirwaye ndayikira ngaruka i Kigali none ngarutse i Kigali rero njya kwira Mayibobo yo mu isoko ya Nyarugenge wagarutse i Kigali gute warateze naje n'amaguru hari twazaga n'amaguru hari muri komine Taba n'ubundi najyaga nzanane bampa n'akazi ko kuzana igifuka cy'ibijumba cyangwa urutebo rw'ibijumba tukabizana hari ya Nyabugogo noneho rero twaruhageza ubwo bakagurisha barangiza bakaduha igiceri cya senkani kuva nuko igiceri tukagenda tukirya gake tugura ibisheke tugura ibishambusha ibintu byari bicyoroshye ngira mu rugo nayamaze rero nkagaruka ubwo nayo naje n'amaguru noneho ndaza nibera Imbobo mu mujyi wa Kigali yara mu isoko ari isoko ryubatse hari korotire gusa nta muntu wiwanyu wigeze ubwira ko ugarutse i Kigali reka ntawe nuko noneho rero ntangira kujya nikorera ibitoki mbombo inkarane nkajya mbwira umuntu nakubona uguze nk'igitoki nturajyayo ngo ngutwaze nkaba ndamutwaje bakankubita nka senkani 100 rimwe nikorera umufuka wa sima mfite nk'ibiro 15 umufuka wa sima uramvuna baramuriye no imvune na nungu hano mu gatuza iyo nkoroye hari igihe ndwara inkorora nkumva aracwanyagurika nkumva mbese sinshobora guhumeka kubera imvune z'umufuka wa sima nikoreye icyo gihe nageze Nyabugo ntuye 6 kuva hariya mu isoko hariya nuko mbayaho buke haza kuba umukwabo rero umukwabo witwaga Mirindi umukwabo uratoragura abantu bose nuko noneho nanjye banjyanamo badushyira hariya haruguru ya gereza muri kiriya kibuga mbese urabona batwaraga abantu bameze gute nta muntu basigaga uwo bahuraga wese waba ujya ku kazi waba utakajyaho waba ujya gucuruza waba ujya hehe batoranyirije aho ngaho noneho rero tuhageze abantu batangiye baza gufunguza ababo turiya n'uwanjye bakisobanura bakamuguha gutyo buracya barakomeza abantu bashiramo haza gusigaramo imbobo z'iminuko arizo ndimo zitagira n'akanditseho Rwanda nuko noneho baravuga bati umuntu ufite
agapapuro kanditseho Rwanda naza atahe nako turakabura. ako gapapuro kari kamaze iki gihe? Nyine icyo twari kwerekana ko turi nk'udusimba turaho tutagira ibyangombwa, kuko amarangamuntu twari dufite imyaka yo kuyafata, ariko tumeze nk'abantu mbese kandi ubu barahari. Nuko noneho rero ubwo rero tumaze gusigaramo dusigaremo turi nk'abantu nka 50. Yego. Bimbobo z'iminuko ziraho ngaho gusa. Noneho ndori inzara ngo iradukubita. Twamaze icyumweru nta kintu cyo kurya kigira mu nda yacu. Tunywa amazi yonyine, amazi nawe wayanywa ukarerembura, ukumva umwuka urashize, nuko abanza ugasinzira, ukabanza ugafata, ukicaginga kugira ngo wongere kugira agatege, nuko yamazi agushiramo. Burya amazi ni mabi wayanywa ariko ari kuri gahunda. Nuko noneho rero ubwo hashize nk'icyumweru bazana igisafuriya cy'ibiryo bishyushye bivuye hepfo muri gereza, bishyushye umuriro ariko byandi utera kumbabura, ukaba utatinyuka no gukozamo urutoki rumwe. Barabiduha. Bari abagome. Basirikare bakira bari abagome, abo Imana izabagire neza. Bati mugende murye, intoki zimaze uko twaje. Ibyo bivuga ngo turakaraba. Kareka burya burya. Tukubise intoki zirashya. Inzara nayo ikaba irahamagara ati zana ibiryo, ugapfa kurya ushya ibindi bitakara, ukagenda ukazenguruka ukongera ukagaruka kurya isafuriya gutyo. Ibyo biratunanira ngo bitunanire. Noneho ngo bwabyaye nimugoroba biraye aho ngaho, bati murabirya mu gitondo bajyana ibisafuriya. Noneho rero mu gicuku imvura ibiraguye, iguye muri rwa rupango ahantu turyamye hasi, ntazo twagiraga, twaryamaga hasi aho mu gipango aho ngaho. Noneho rero hari hahoze burigade, sinzi niba hasi. Yego ndahazi. Noneho rero ubwo yamvura amazi yose yo ku mireko ku ruwaraza aho babishyize yose amanukira muri bya biryo, biragenda biruzura, imiceri yose ijya hejuru. Saa 12 bati mubyuke murya ibi biryo tujyana amasafuriya, tukagenda tukajya tubijandura mu mazi tukabirya ku ngufu. Uwanze kubita ikintu mu bitugu akabirya wina bwiza. Ingaruka zaje kubamo ni iz'inzoka. Haje gutera inzoka, ukicara no muntu ahangaha ukajya wumva ibiyoka biraturika mu nda, kujyana ni ibibunda biturika. Ubwo mu gihe cyo kujya kwituma, ubwo niko nabyo byabaye ibibazo. None bagakura umurongo bakajyana munsi y'umuhanda, hari agahuru karimo urwiri rwakuze cyane, naho twicaraga munsi y'umuhanda. Ariko iyi leta Imana izahirije ubugingo buhoraho no kwimana. Iyi leta yakoze ibintu bikomeye. Aho hantu hagiye ibintu kumuka ku muhanda ku mugaragaro, abantu bose bahita aho ngaho batureba. Nuko tukagenda tukapfa gupakurura ibyo twarunze mu nda, tukayipakururira aho ngaho. Nuko bakajyana bakazana indi kipe y'abantu 6 nanone, nuko sijya wahera aho ngaho. Rero niho baje kudukura hashize nk'ibyumweru 2. Batabana bafite imyaka 18 mu bajyana igitagata mu Bugesera, mu kigo kitwaga wa Jeunesse. Nuko nanjye mpita nishyiramo, nari mfite 16. None rero mpita mbyumva, kandi mu Bugesera aho ngaho mama amaze kugaruka mu rugo rwari Igitarama, data yahise ajya gufata isambu mu Bugesera, naho nari narabayeyo. Noneho mu Bugesera aho ngaho rero nari impazi. Noneho numvise ko ari mu Bugesera gusa, ndavuga noneho rero reka nanjye nishyiremo, nibangeze igitagata aho ngaho nzabaririza aho data atuye, nzatoroke musangeyo. Nuko mbigenza nguko rero baradupakiye batugezeyo. Tugezeyo rero twarariye, turanywa, turambara, baratwambika imyenda y'abajenesi nyine, baraduha inkweto, ariko tukajya guhinga. Noneho ikibazo cyagihari, iyo watindaga mu murima ugasanga abandi bariye, ku manywa twaryaga ubugari n'inyama, ninjoro umuceri n'ibishyimbo, urumva twari nk'abakire. Rwose twari twarashubijwe. Nuko noneho rero ugasanga isahane yawe yasigaye ku meza, none kubera ko zabaga ari inyama z'umuranzi, ukagenda aho kugira ngo ubone isosi ukabona ibisazi. Ikije kituramo giheramo, ukabanza kubikoyoraho ibisazi, ukabanza ukabikuraho ukabijugunya, ukabona kubona isosi ukozamo ubugari. Nuko nubwo buzima twabagamo. Nuko noneho rero ubwo tubaye aho ngaho, bukiye tujya gupakira ibiti byo kubaka amashuri. Twanubakaga hariyo n'amashuri twubatse. Noneho rero
tugiye kubipakira hano Nyamata muri rya shyamba ubona hari Nyamata niryo twatemagamo ibyo biti habagamo ibiti binini cyane none igiti cyitwa mwikorezi kivuye nka kikagera igiriye ku marembo ubwo ngubwo twagiterwaga gute twarafataga guhaguruka nta kibazo twarafataga noneho ukagifata tukajya ku murongo gutya murongo nkuko kireshya noneho ngewe mperera ku kibuno cyacyo turaterura ngo bagabo twaraterura tukakirenza rero noneho tukirengeje ngewe kirananira aho kugira ngo nyirenze kikubita umutwe kijyana n'umutwe kubita hariya mba ndapfuye nuko maze gupfa rero nuko baraza barareba basanga umuntu yarangije witwa Barange iryo zina nagiraga nuko baraterura bashyira mu kimodoka cy'igikamyo cyari gihari icyari kizanye ibyo biti nuko banjyana hitwa igako tugezeyo bati uyu ntacyo twamumarira banzana i Kanombe nuko i Kanombe tugezeyo bandyamisha mu gitanda aho ngaho nuko mu minsi 3 nibwo nahumuye amaso none usanga urutwe rwanjye rwarabyimbye ruranga na bafure nuko ari runini cyane nuko ku buryo nta ruregeza mbese urugahora rumeze gutyo mbese rwarabaye nk'uruntu rw'uruti rwaho ngaho hari umudogiteri witwa Wensa w'umuzungu nuko niwe wamvuye aragenda aramvura mpamara amezi abiri ashize mbona nakize nuko umudogiteri urongera urasubirana uretse ko ari igihe hajya bazamo isonga nkumva nizangaruka nuko noneho rero ubwo bati subira Gitagata barongera bampa imodoka nsubira Gitagata ngezeyo ndababwira nti noneho rero nararwaye naramugaye iyi mirimo ntabwo nzongera kongera kuyikora sinayishobora mu nsezerere naye ubundi wamaraga imyaka 5 ukora iyo mirimo mbese nuko noneho rero barankundira baransezerera ndagenda ndagaruka hano i Kigali nagiye kumusura rimwe ariko noneho ndebye ubuzima babamo ndavuga ntihara ntabwo nahaba ndamera nisubira muri bwa buzima bw'ububobo ariko none yaranjya kwa mushiki wanjye ngezeyo mutekereza uko byangendekeye harashize nk'imyaka 2 ubwo ngubwo tutabonana ndabimutekereza nuko bampa inzu y'ibyatsi tujya wibiramo hariya ugiye genda ugaruke wiryamiremo hariya nuko noneho rero nkayangera nkakora ibiraka byo gukata icyondo wenda mpereza no kubaza rukarakara ayo mbonye nkayanywera nuko ubundi noneho rero ubwo amafaranga nabana yabuze nkagenda nkicara mu kabari nakundaga inzoga kurusha ibindi byose bibaho nkagenda ako Yesu ubundi twamunganya iki inzoga zarankoroneje kugeza ubwo mvuga n'Imana nti sezerera mfe birangire nkagenda nkajya mu kabari nta faranga nta namba kandi cyaka kiragera aha ngaha inyota yanyishe nuko noneho rero nkagenda nkajya gusogongera mu gihe ngiye gusogongera mu rudomora nafataga umuheha muremure noneho nkashingamo noneho nyirakabari akabaranzi agafatana mu bitugu akajya azamura ngo negukemo yazamura nanjye nkamanura kugira ngo nibuza nkuremo nk'imisa nk'itatu nuko ubwo noneho rero ubwo akankuramo ariko nabwo nticyakane gishire abandi nkababona barimo barinywera nuko ariko nkaba mfite umwuga wo kuririmba aho Yesu yankuye noneho rero wajya kuririmbira hehe mu bubara aho ngaho nyine mu kabara aho ngaho nta faranga mfite ugasusurutsa abantu nuko numva ubizi wowe nkabaririmbira nabansanze ahantu hari radio nkabyina nkaceza nkakutiriza kugira ngo bansomyeho nuko noneho rero haba hatari radio nkaziririmbira izo numvishe nacezaga ngiye nkaziririmba hariyo nakundaga cyane y'impara yitwaga nguribeshya niko yitwaga yaratanye ngo narakurebye ndakwitegereza ho nasanze uri mwiza wararezwe neza none utangiye kuzana imico mibi this way twasezeranye ko
tazahemukirana tunavugana ko tuzabana iteka none ntihashize n'iminsi sibyo utangiye kunkora ndoto ababyeyi bawe ndabazi barumuna basaza bawe turaziranye nzazi iwanyu umusore wese masanze ukambwira ko hari muramu wanjye wiga iruhande undi masanze ukambwira ngo nundi wiga ku Rwesero ibyo rero ugasanga ari byo vraiment kandi twa seminari bitonda uribeshya ugira ngo urambeshya kutangiye kunanirana wakwihanye tukagera amasezerano yacu tugahuza imitima rugori we shiki bacu mwese muze twumvikane kudakundwa na busa biradutereza ababyeyi bavuga ko rwose abasore bubu utagishaka kubana natwe ngaho Ego. nayiririmba abantu bagakubita bakuzura mu madirishya ahantu hose baje kureba ikintu kirimo nka radiyo bagasanga ni cya Rutumivu niko banyitaga ari cya Ruvuga ari cya Barange Impara nuko bagasanga cyegamye kirimo kirarimba cyabaye radiyo nuko nk'abaho ngaho muri ubwo buzima nyirakabari nawe kubera ukuntu abona abakiriya akambwira ati rojya wiranga ujye unirariramo maze inzoga zo kuzinywa nkivayo ariko ikibazo nta faranga nta biryo inzoga tu nkazinywa nuko no abakiriya babona rero nyirakabari yabona babaye abakiriya benshi akamicupa ryanjye ryuzuye noneho byo gusafa byo kunsomyaho bikabivuyeho ngaho akama n'intebe yasheze moderne imeze nk'aka ngaka nkicara maze nkazimunuka nuko izinjyaruwa iz'Imfaransa zinzayirwa hari indirimbo yitwaga Africa TP Collection yana narayifashe mu mutwe danse hey Africa TP Collection kapfa kudondobekanya n'ibigambo batavuga ariko nyumva biri mu njyano ntacyo nuko ngumva nta kibazo gusa mpfa kubona abantu bafashije gusa ubundi nka kibazo nyirabasare nyirabasare kuri base nuko abahungu nabo basinze bagaruka bakabyina bakaceza umuziki wanjye ubwo mbese akabari kabaye kafite radio yitwa Barange nuko rimwe nza kugira ikipe noneho twayatujyana bakanaceza ubundi nyirakabari kajya duhata urwagwa rwaguraga make rwaguraga 20 yonyine icupa rimwe nuko nubwo ubuzima rubona bagaye nabayemo cyane bukiye nyirakabari arambwira ati noneho rero aho nahantu hamwe umugabo no baracyariho rekane kumuvuga cyangwa reka muvuga Yesu azamukize nawe yumva ubuhamya nawe azavuga ati ambonye n'ukuntu yicaye gutya n'ukuntu ngana uku azibuka ukuntu nari meze icyo gihe nambaye ibikabutura meze nk'ikariso nambara ibikweto inkweto enye mu birenge bibiri wamye kwambara inkweto enye mu birenge bibiri wamenya ari ibikize nzabivuga nuko ubundi ndaba ntazambaye ibintu bya bintu ntashaka kuvugira aha ngaha atazagira ubyumva arimo kwirira bikamutera inuza byandi byose byitwa imbaragasa barwara mwene aha ngaha birimo biti imigi urumva amaga yose hana amaga umubiri wasataguritse ariko icyakwereka ikirenge wajya ngo ni cy'umuzungu icyahakwereka ubu ngubu ameze nk'ahawe haleluya ayo ni uwo ni Yesu wenyine noneho rero ubwo ngubwo noneho rero abo bahungu bagatangira bakabyina noneho nyirakabari arambwira ati noneho rero uzashaka igikobwa mujye mwirwa mubyinana mujye mwibera amanga nuko nanjye bampaye sheri nkagira ngo nawe nzabona naho hari ibikobwa nabyo bitagira umutima wagira ngo nabyo ukabona aragenda gusa ariko bizampumye nakubwiraga hari impumyi ibere aho ngaho gusa bagenda barondata
nuko ndakirondata rero buke tuhahura nyine wagikuye hese aho Kimironko nyine kuri ya muhanda umanuka ujya mu izindiro niho twahuriye kitwaga Ratsiya menya yanapfuye ntago njya mboneyo ntembereyo nuko turanda yimutekereza ramwe nta kibazo cyo tugende yampumye ndayishorera ndayizana mu kabara aho ngaho nuko nyirakabari rero barumvikana abatangiye akazi nuko atangiye akazi rero tuba turatangiye akazi nkajya ndirimba ubundi agatanga inzoga ubundi nawe agaceza ubundi tugakatana umuziki nge nawe gusa kugira ngo abakiriya banezerwe nta biryo ntaki ubwo se ntabwo wageraga aho ngaho kumva inzara irakwishe wabigenza gute ceceka udatuma mbivugira aha ngaha inzara yarandyaga noneho byakubitema no gushaka kujya inyuma iriya mu bwiherero niba ari amatende niba ari inzoga nkagenda mbese nsindagira nkagenda nkafata ku gikuta nkamanuka hagasohoka icyuka cyonyine cyamvamo noneho ngahwera nkegama ku gikuta nkasinziriramo asinzirira ngo muri wese abaje gukangukira nareba ndi ni he nibaza hano ndi nkareba umuryango nkawubura uzansora nsubire hanze nsubire mu kabari nuko aho nje kubonera nkakabakaba nsubira hehe mu kabari cya gikobwa rero tubayeho ngaho tubayeho nuko bwamara kwira icyo kurya cyacu cyari urwagwa byamara kwira rero nka saa 4 nibwo bafungaga ububari noneho rero abantu bose bagataha mu ngo zabo na nyina akabara gataha mu rugo rwe yarafite urugo rwe n'umugore n'abana be noneho rero nanjye na sheri wanjye tugasigara ngaho mu kabari nuko mukarara mu kabari nuko bamara kugenda tukajya gufata inzoga agakombe agafata akabami agafata kandi tukajya gufata icyo turarira tukanywa inzoga twenyine samara kugira nkanga ubwo ninjye wasasaga ninjye wabaga nyifite akabaraga nkajya gusasa intebe enye z'imbaho izo bari bicayo nkazikoramo igitanda iruhande rw'inzu ngakoramo igitanda cy'intebe enye nkafata shere nkamusinageza mwerekeza he kuri cya gitanda nkagenda tugahita duhirima aho ngaho zijye wahera ibintu byo bintu wenda amaze utese nta mwana mwabyaranye abantu bameze gutyo nta mwana bagira ishwe inzara inzoga gusa yarinze agenda nta gatege k'ibyo bintu bivamo abantu nuko zijye wahera nuko buke rero arahukana yahukanira mu kandi kabari amaze kugerayo nyirakabara ntumundi nawe muzanye noneho nyirakabara aramwikundira aramusigarana nk'umukozi we ngiye waranyirukana bahageze undi wa mbere se bamwirukaniye iki ntabwo aribo bamwirukanye yagiye kubyina mu kandi kabari nyirakabari ahita amufata nuko ubwo tumuhomba twese ngiye na nyirakabari nuko ngiye kumucyurayo kumuzanayo bari bampitanye sanga bangambaniye ngo banyice kubera ko bari bazi ko ari umugore wanjye nuko ndabatoroka ndabacika nuko noneho ubwo rero ubwo nyirakabari ahita agirukana kubera ngo yaramwikundiye aramusigarana noneho nkayangenda nkirarira aho mbonye hari umuhungu wari warakodesheje inzu yanzu bari baraguhaye kwa mushiki wawe oya ntabwo nagiyeyo ahubwo nigumiye muri ubwo bari bwa centre za Kimironko hariya noneho hari umuhungu wari warakodesheje inzu nta kindi habamo uburiri gusa na salo n'ibyumba 2 icyumba kimwe nicyo yararagamo ikindi arakima ngo njye nshaka kurara mu nzu naje mu rugo njye nkiraramo nawe icyo ngicyo nicyo yizanagamo ibiraya nyine aza kubisambanyirizamo aho ngaho nuko ubwo rero haza kuza abahungu 6 bapakiye ikamyo y'amabuye noneho rero baravuga bati isaa 4 zigera bagifite amafaranga batarahaga yego noneho baravuga babwira nyirako bati noneho rero twereka umuntu muri aba mu kandi kabari katari kakandi nuko twereka umuntu muri aba hitwaga kwa Arias aho niho Yesu yamfatiye kandi hari kwa Kizito noneho rero twereka umuntu muri aba tujya duha amafaranga barangiye araturirimbira turanywa buki turakinga tumwe buki nuko noneho rero ubwo yabaye uko nguko bantangiye umurimo saa 4 ndaziririmbye bamaso urwagwa ndaziririmbye bamaso inzoga ndaziririmbye bamata inzoga nuko ndaziririmba ngezo ndirimba nizitabaho yego zanshiranye buriya iyo umuntu akunda inzoga ari deburiya
hari ukuntu yiyeranje numva ndirimba ibintu ngo by'ibijyaruwa bidafite 12 ngo tabananga matanga batambanga kuri banyere kwatakano baga kumana takangala angale kwa kutumbu kamarebe cyahise bimaze kugira bumve ko ndimo kuririmba kuko ari nizo narimbaga nyine zinjyaruwa nzima ngo gitamburisha wewe nawe mwana watu nani ngani waye izo nizo twabyinaga nyine icyo gihe zitwaza gitamburisho za kirima mbongo izo zose nyine nabaga nzizi kuzidondobekanya nkagenda kuri ritime yazo nuko ubwo narabeshyaga nabyo ngo ni ibijyaruwa mbabeshya ruko noneho rero ubwo saa 10 bwenda guke tugiye twumva basirikare barakomaza icyo giti mwese muze hanze ahangaha nuko cyo gihe aho abagikura turakingura twese hanze aho mwese mwicare hasi aho yango bicare umwe areba undi areba umwe nyaruka gutyo undi nyaruka gutya bose umwe acaho ndaca bafata bagafata ubusa babona n'umwe bafata gize ngo n'inzara n'inzoga n'ibirenge bitariho ntagataga nanjye ngira ngo niruke reka da sinanze n'intambwe ebyiri babarancakiye ngenyine mu bantu batandatu ya dore barandambika hasi baticara umujinya wose wabo bantu ninjye bawutuyeho barankubise na n'ubu ngubu imvune zazo hanga mu bitugu ziracyari muri 90 hari abasikire bakubitaga umuntu agapfa barangubita abanye bananiwe bati ngo nigihaguruka tugende nahaguruka ngahirima ko bita umugeri haguruka tugende gutyo tugeze hari haruguru hari amashuri yitwaga ya Museya sinzi uko ngo yitwa Kiye ni muri Kiye hari nuko ubwo bari bagiye kumfungira kuri Brigade Remera nuko abona sinde bati tungabone gitaye ndataha hese ndagenda njya muri Kakumba wa musore yaramaye akumba nkagezemo ndaryama ndahirima ki itansinzira n'inzara n'inkone n'iki byose ndasinzira saa 12 mba ndakangutse mpindukiye reka da yewe ahantu hose numva nashize numva ndi ikimuga cyujuje ibyangombwa ndibaza ndakora iki ndapfuye tu za nzoga zo yakuziririmba akazi niyo nakabona sinagakora ngiye gukizwa akaba hari umuntu witwaga mushiki wanjye uwo ngo nyine nigeze kubaho kera wa wundi kubera ko yari yarananyirukanye namwereye ijerekani yuzuye inzoga ijerekani yarayimeye nge kuyigurisha nirwa nyangara na bigeze ni mugoroba mbonye mbuza abakirangitereka hasi tukirara inkera n'abandi bahungu nanjye nabaye umuhungu usengereye turakimwa bucya tukimaze ntashya aranyirukana ambwe ati uzanzana amafaranga cyangwa inzoga nibwo uzagaruka nuko ubwo rero ubwo abokeye nawe aza gukizwa yo gucuruza inzoga babivuyemo akajya anyuraho narerembuye abona ukuntu nasaga nabi ariko ibi bya nabi inda narwaye inda urumva iyo myaka yose 32 inda nari mfite iyo ari byo abanyarwanda bakunda buri munyarwanda ko kugenda muhinda buri urwo nka ruhinda nari mfite inda mu bikabutura nari mfite inda mu bishati nari mfite inda mu mutwe hanga hano mu mutwe harimo inda hari ukuntu inda iyo zuzuye mu mutwe zitamiriza imigi hano mu mpande hano aha hose hari imigi none byanshwatagura nkajya nshinguzamo kimwe nkagitonyura gutya nkashwita eko Yesu we reba umutwe ukuntu uzana kuri kwimana iri ni izina rya Yesu amen abantu bakijwe koko mwakwihanganye mugakizwa mukakira Yesu ko arubura barushye ko kiza iza karande za kavukira ibintu byose akabikuraho agahindura umuntu nk'umuntu nk'upatro uziyo nicanye n'abantu b'abafande bakomeye cyane ba kapitene mu bakijwe bakire Yesu babayobozi twicaranye ahantu mu biteranisha uvugira ngo nibarange se reka bagira ngo nundi muntu ukomeye cyane babasuye ariko se byaheze ni Yesu uhicaye mu kabyara urumva ibyo bikanshwatagura hano mu bikabutura bikanshwatagura narebe ikindi umnyamurane byinshi cyane navuga ati ndica ikiyende k'ikiyenda akora iki nuko nkahita nshoramo izi ntoki izi nkajya nkusanya nka 6 byazanye amabundo nkabitonyoreramo nkagenda nkatonyora urumva ibindi udutoya tutafashwe mu ntoki nkasubira nkazatwica mu cyumweru gitaha nazo twakuze ahangaha dora
aha do mwene hano uzi ikintu kiri aha ngaha ubu Yesu yateyeho hari ikintu cy'ikiroti dore ngiki hari harumye ari urukwi hasaga n'umweru